ashimwe kandi haleluya barokole. Oh haleluya. Kabona umuririmbyi ari kuririmba asohotse gatagiye kuri phone ati sheri ukaririmba ati data twese mu biciro kujya gutereta shi ni Alpha na Omega, Imana nyamana, Imana y'inyabushobozi. Aka kamwanya tugiye kwakira ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Ninginze nguduhe amatwi yo kumva no kumvira icyo Mwuka Wera agiye kutuganiriza uyu mwanya. Sengeye umukozi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka Wera umuganze, mukoresha iby'ubutware Yesu. Uyu mwanya dutatanyije imbaraga zose z'abazimu n'abadayimoni. Katika jina la Yesu dusabye ubwami bwawe buze, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ijuru rikomeze rigota iteraniro mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana, natwe tuguhaye ikaze na karibu, tukomye amashyi kandi ababyeyi tuguhaye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya barokole. Amen. Amazina yanjye bayita Shema Moise, abandi umwana muto. Fatanye mfashe kuririmbe kane. Amen. Mfashe turirimbe ya 74 gushimisha Imana. Rero cyane abaririmbyi mudufashe. Kizo cy'umugira ku Mana inshuti hasi izo misi iteka radina kanezera kunya wicamu wawe umukiza wawe janije Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe ibyo uzabera janije Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe ibyo uzabera nawe ikibanza na data wo mu ijuru Imana ishimwe yatubwiye igitero kimwe. dusoma ijambo ry'Imana sanga muri Matayo igice 7 umurongo wa 13. Wageze nadusomere umurongo wa 13. Matayo ibice 7 twahageze twese. Matayo ibice 7 umurongo wa 13 haranditse ngo irembo rifunganye, niko bivuga. Hanyuma umurongo wa 13 uravuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo rigari, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. 14 ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo
ijya mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Munyura mu irembo rifunganye, kuko irembo rifunganye ari rigari, inzira ijyana abantu kurimbuka ari nyinshi. Wakibaza ngo we muririmbyi, kubera iki inzira ijyana abantu kurimbuka ari benshi abajya kurimbuka? Wakibaza ati we pasiteri, wakibaza ngo kubera iki inzira ijyana abantu kurimbuka aribo bajyayo benshi? Kabona umuririmbyi ari kuririmba, asohotse gato agiye kuri fone ati sheri agaruka aririmba ati data wa twese mu bice uri kujya gutereta sheri. Kwakira Yesu Kristo nk'umwami w'umukiza watubambuye ku musaraba, ntabwo twaje muri sheri. Haleluya. Ongera udusomere umurongo wa 15. Ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa nk'intama, bakavuga ngo iravuze kandi itavuze, ari bambaye bareka kutubesha mukavuga iby'ukuri nk'uko Imana ibishaka. Iri juru rizajyamo abantu barikoreye, ntabwo rizajyamo abibonye bose. Imana ishimwe cyane. Mbibutse ko iyo umuntu abyutse Imana itegura abo muri buhure, igategura n'amagambo uri kumva. Ntiwataha kare ngo wumve make, ntiwanatinda ku gasozi ngo wumve menshi. Biba ngo ay'Imana bageneye uyu munsi nayo uyu mwana arimo. Reka twumve 16 haranditse ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma Umwami Yesu Kristo abanga ku musaraba, azira abanyabyaha, azira abasambanyi, azira abasuma, aravuga ati umwana wanjye undana wishimye. Haleluya, bwoko bw'Imana. Ronisha. Ongera udusomere 17 kugeza kuri 17. Dusome nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. ugirwa inama n'umunyabyaha, reka kugushuka
gukura mu murimo w'Imana. Ijambo riratubwira ati nta giti cyiza kibasha kwera imbuto mbi. Wowe munyabyaha hari ubwo wakibasha kwera mugenzi wawe imbuto nziza. Kubera iki? Kubera iki? Se wabonye igiti kibi kibasha kwera epo y'umutuku kandi ari igiti kibi, bishatse kuvuga iki? Nta munyabyaha kwera imbuto nziza umukiranutsi. Komeza taruke ugere kuri 21. Tugeze ku murongo wa 19 haranditse ngo igiti cyose kitera imbuto nziza kujya ku wese umbwira ati mwami mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Umuntu wese umubwira ati mwami mwami si uzajya mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wa twese wo mu ijuru utubasha guteka tukarya, hari n'ababwirirwa bakaburara ariko twebwe bikadukingira ukuboko kwawe. Umubwira ngo mwami mwami si uzajya mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wa twese ashaka. Umubwira ati mwami wakomeretse nibyo byewanyuraga warekuwe waremucyo mwami ushinja kurimba twagiye dukomeze kuri 22 twite dusoza. 22 haravuze ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ijambo ratubwira ati abenshi kuri uwo munsi bazambaza ati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwavugaga iby'ukuri mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Nibwo nzabera sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mujye gukorera uwo mwakoreraga kuva na kera. Ijambo riratubwira ngo n'ibuye rikomeza imfuruka ryanzwe nawe Yesu Kristo wenyine urikoma mu nkokora, nta wamukoma mu nkokora kuko ari uwera wo mu ijuru. Ati benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe. Ibitangaza byahe mwareka kwigira abamariresi, abanyamagambo, abagambanyi, abasambanyi. Kubera iki? Ibitangaza byahe ko muza mukatubeshya ati iravuze ivugiye. Umwami yemeye atanga amaraso yo ku musaraba i Gologota, arengera abasambanyi, arengera abajura, arengera ababeshi, arengera.
mutuze igihe kiracyahari. Haleluya, haleluya. Imana nishimye cyane. Ijambo ratubwira ati Yesu akiza umubere amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira aramubwira ati mwana washa kunkiza? arambura ukuboko amukora ati ndabishaka kira. Uwo mwanya ibibembe bye birakira. Wowe waba ufite ikibazo kikuremereye, waba ufite intambara zikuremereye, ariko humura, Yesu araje arazirwanya. Akongera akatubwira, aramwinginga ati mwami, umugaragu wanjye aryamye mu nzu yararemaye arababaye cyane. Aramubwira ati ndaza mukize. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami, ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira, kuko nanjye ndi umuntu utwara n'abandi, mfite abasirikare ntwara. Amen. Yesu ashimwe kandi. Haleluya barokore. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kadusome Zaburi 15 115 umurongo wa mbere njya kwicarira. Naba ari twe Uwiteka nabe ari twe, ahubwo izina rye abe ari ryo icyubahiro. Ako mwahaye Imana icyubahiro. Haleluya. Kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe, kuki abanyamahanga babaza bati Imana yabo irihe? Imana yacu iri muri twe, ariko haleluya, Imana iri muri twe, ntimugire ikibazo. Kadusome 5. Bifite akanwa n'ibivuga, bifite amaso n'ibirora. Gute bifite akanwa n'ibivuga? Ibyo ni ibiki? Ni ibishushanyo bateretse ahantu ngo baze babihamye. Ariko twebwe turamye Umwami wacu wo mu ijuru, kuko ari we udushoboza byose, akaduha imbaraga. Ariko haleluya cyane. Ngo nubwo Satani ari umwanzi uteza ibibazo byinshi, Mwami wanjye Yesu uri ndabingingira, ubwo si imbere inyuma siniganywa na Satani, ubwo si imbere inyuma siniganywa na Satani. Satani nubwo ari umwanzi ateza ibibazo byinshi,